tukabategurira tukagenda dusa neza mwumvise ko n'umutekano aho bakuye mukazanahanywera icyayi bimaze kubatsinda gahunda ni ugutsinda Kiyovu tukanywera icyayi mu marangi rwose natwe tutakibasha tuzakigwa kuwa gatanu iyo gahunda irahari ariko mwibabazwa nuko abantu babakuburiye kuko ntabwo mwatanga amafaranga ngo munakubure hari abantu iyo mirimo bayishinzwe twebwe tuzatanga amafaranga muri stade kudukuburira rero twicaza ahantu hasa neza no kuducisha ahantu hasa neza n'inshingano zabo nibo bagomba kubikora ibyo rwose mu byumba byemeye aba rero ndabashishikariza kuza kuri stade ari benshi dukeneye imbaraga zabo murabizi ko niyo cyabura umunota wa nyuma kiraboneka kuko muhari aba rero ndabasaba kuzaza kuri stade muri benshi dukeneye gufana bigezweho nk'uko dusigaye dufana niba mubibona kazungu niba ubibona uburyo abafana basigaye bafana ba Rayon Sport dufana buri minota dutangira ingoma ari nyinshi twagera ku munota wa 25 tukaririmba amajwi akaba ari hejuru cyane tukongera tugakubita ingoma nyinshi noneho tugatangira gucana amatoroshi tugatangira guturitsa ya fireworks benshi kugira ngo stade ibyo rero rwose noneho tuzadufite udushya twinshi tuzadufite amabanderole menshi muri stade tuzadufite ibintu byinshi muri stade bizadufasha gufana bizanafasha ubururu byo kwiganza byo ni itegeko icyo mbasaba n'udafite akajezi akore ku gapira turashaka ubururu muri stade nicyo nababwira ikindi ndabisezeranya ko tugomba gutsinda it's a do or die tugomba gutsinda nta rwitwazo buriya hari abantu bajya baserereza mu mupira baserereza APR ngo yazimije amatara buri ibintu byo kuzimya amatara byazamuye ikigo 9-7 kuri stade Amahoro bazimara Rayon Sport imaze gutsinda 2 mukino urasubikwa urimurwa ujyanwa regional saa 9 Rayon Sport irabasubiye batsinda 3 ku busa ubwo byabaye watangiye ubwo ni 5 by'ingumira ariko ni ibintu bisanzwe amatara ntabwo bazayazimya ushinzwe sekretariat ntabwo noneho amatara azongera kuzima gahunda ni kuwa gatanu yazima gute icyo gihe utandukanye icyo gihe ntabwo bakoreshaga amazutu nyina bakoreshaga umusanzwe bacitse bakase physique ndashaka kunganira mugenzi wanjye waruvuze ku kintu kijyanye n'abanyamakuru twakoranye na AG Sport kugira ngo abanyamakuru byanyu bigende neza cyane cyane kandi cyane rwose cyane urabizi ubu ngubu muri Kiyovu buri muntu akora inshingano ashinzwe hari ibyo twahinduye nawe urabibona iyo mwinjiye muri stade mukabona mwinjira mwisanzuye hariya mu mwanya wanyu cyane nabonaga mwicarana n'abandi bantu bakababyiga utari umunyamakuru ariko hariya hagenewe abanyamakuru hari abantu bashinzwe umutekano ku miryango yanyu niyo mpamvu twakoranye na AG Sport ku kijyanye n'abanyamakuru ba siporo neza kabisa yego ntabwo ikipe ngo yagiye muri lokal ariko ngo yambutse Nyabarongo Rayon Sport nuko nababwiye ko twitegura ni nayo mpamvu nyine abareyo hirya no hino bari natubwiye kuri Mbirizi bafite ibintu byinshi bari gukora Mbirizi ngo yagiye ni ukuvuga hari ikipe ubu ngubu iri muri lokal kuko igihugu nk'uko bisanzwe n'ubundi tujya muri lokal buri minsi 2 twanakoze n'imyitozo mu gitondo saa 4 ubu ngubu ikipe irimo ahubwo cyangwa se igiye gusoza iri mu myitozo kuva twakinnye match kuwa gatandatu bagira recovery ku cyumweru imyitozo kuwa mbere imyitozo kuwa kabiri imyitozo n'uyu munsi ni imyitozo n'ejo ni imyitozo kuwa gatanu ni match rwose ikipe imeze neza za barafu bazigiramo he turazifite mu nzovu urabizi ko zihari niho tubajyana ariko icyo nagarukagaho no ku ikipe muri rusange hari abakinnyi bari bafite ibibazo by'imvune mu minsi yashize kuba watanga permission rero umukinnyi akaba yagenda ntabwo bitangaje ikisubizo ahubwo ni uko agaruka vuba ubu rero ndibaza ko yagarutse niba nta cyahindutse ariko kuri gahunda yagombaga kugaruka ubwo
ku ruhande rwacu twebwe nka Rayon Sport nta kibazo dufite muri effective, nta mukinnyi twaguze ngo aze kwicara akomera amashyi abandi. Buri mukinnyi dushyizemo agomba gutanga ibyo afite. Niba munabibona dukinnye match ebyiri tudafite aba grand joueurs bacu, ariko nta byahindutseho kuri winning spirit no mu kibuga n'imikinire. Haraza Haji akaza ari sasu, haraza umeze neza cyane, umukinnyi wari wese akaza ari kuri nivo tumushakaho. Twe twaguze abakinnyi bagomba gutwara shampiyona, niyo objective dufite. Twebwe ntabwo dufite objective yo gukina umukino, dufite objective yo gutsinda imikino yose, yo kumaximiza kugira ngo dutware shampiyona. So ubwo rero ni ibyo ngibyo Azizi Kiyovu yo uyu munsi ngo iritoreza regionale, niyo makuru numvise. mu busanzwe niho iri kwitoreza ko dusanzwe tuyitoreza, ariko izo gahunda ziba zijyanye na team manager we uzitanga ko ngende security officer muri Kiyovu. Yego buriya nibyo nakubwiye. Ese nta makuru y'ikipe uba ufite? Amakuru atangwa n'ushinzwe kuyatanga. Njyewe ndi security officer sibyo, sindi bujye muri tactique za equipe. Oya nta tactique tukubajije. Gusa amakuru ahari Kiyovu imeze neza, irimo irakora tize, kandi ikindi nizeza abayobozi muze hakiri kare kuko kuri uriya munsi ngiye ikintu nemeye ni uko mwafunguye imiryango y'Inyamirambo hakiri kare, mukanategura n'ibyo bintu abantu bazaza kare ntibicwe n'inyota ntibicwe n'inzara, kuko hari igihe ujya ubona ukabona abantu batinze gufungura imiryango, batinze kwinjiza, ugasanga biteje ikibazo umuvundo kuri match nk'izi ziremereye. Ariko kuba mwaratekereje gufungura imiryango kare ni byiza, ubwo abantu bazaze hakiri kare birinde umuvundo rwose. Ni bya bindi Jean Paul yavugaga uburemere bwa match sibyo, nibwo buremere bwa match, ni naho mpamvu natwe twabitekerejeho tubishyira mu bikorwa. Ni nk'uko umuntu uzaza hakiri kare nta iyo nyota ntazahurira nayo, reka mumuriza abari pe murateguriwe kandi uzamwazanye score Jean Paul. Ibyo kunywa birahari bijyanywe buri muntu uko yisanzuye. Kiyovu ifite uko yateguye, niko tuzabakira. Twabonye n'isuku bakoze, ibindi ntabwo tubizi, ariko igihari ni kimwe nk'uko abivuga. Abareyo turabashishikariza, ubwo ngenda avugira abareyo kuzaza hakiri kare kugira ngo birinde umuvundo. Ikindi nsaba security officer wa Kiyovu n'abayovu muri rusange, turabasaba ko hatazagira umureyo uhutazwa. Muzaduhe rwose reception nziza nk'iyo natwe tujya tubaha, ntituzahutazwe rwose. Ikindi abareyo muzaze mutikandagira, ibyo ndabibabwiye kuwa gatanu ni intsinzi ya Rayon Sport. Jean Paul kankunganire, bazaze ku bwinshi, hari umutekano sibyo, hari umutekano pe, nta n'uzabahutaza pe, kuko no mu myicarire bigiye gutandukana sibyo. Abareyo bafite aho bazicara n'abayobozi aho bazicara. Abantu yandika amagambo munsi ati guess what, ati Juvenal agira ati ko mubakubuye hakiri kare, ubwo yungaga mu byaba bafana, ati ko mubakubuye hakiri kare, tereka iyo foto hano bari ni mu marangi Nyamirambo, tereka iyo foto ya perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport cyo korana shotorana pe, maze kujyaho hari mu gusa niba atari hano ni heza, ntabwo udushyimbo twiza na capati rwose. Hano ntabwo udushyimbo twiza na capati. Kuwa gatanu gahunda wampaye niyo kujya mu bita green corner. Harya kuwa gatanu turajya hehe? Tujye green corner ariho tugira njya kureba ko wowe warahageze, ariko wayigarutseho green corner. Green corner nari ntarayigarukaho, rero gutegereje kugira ngo mfashe tuyigemo tuyigarukeho twemye. Green corner ari Nyamirambo, batereke ifoto ya perezida wa Kiyovu Sport mu mavala ngiyo yagezeho. Wayibonye uburyo yifashe ifoto nziza cyane. Munyemerere murimo mureba iyo foto kuri YouTube channel, bibarangajwe ariko bibitunda mubona muri Rayon Sport. Ureze kiriya gitambaro y'ubukuntu, kiriya gitambaro cy'ubururu kirimo kupika cyane. Bayita green corner nkuko musanzwe mubizi ko green corner kuri specialite y'inkoko n'amafi aribo ba mbere mu Rwanda mu kuzotsa. Bamaze gufungura iyo bita rooftop bar ya green corner ndetse na club. Buri wa gatanu bataramana n'inkesha, igitaramo gitangira kuva saa 12 z'umugoroba kugera isaa 4, hanyuma bagakomezanya na DJ Caspi kuva isaa 4 z'ijoro kugera mu gitondo bataramye.
hanyuma kuwa gatandatu muri club baba bari kumwe n'imanzi bande, hanyuma ku cyumweru baba bari kumwe na DJ Caspi kuri Lofttop, hanyuma kuva isaa 12 kugera isaa 4 z'ijoro baba barimo kudansa. Bakorera aho ngaho mu ruguru gato ya sitasiyo uzamutse munsi y'umurenge wa Nyamirambo, sibyo? Munsi y'umurenge wa Nyamirambo wa Nyakabanda. Hanyuma ikindi abantu batandukanye bashaka gusohokerayo, abantu bashaka teka gukora komande ntacyo bitwaye, ni karibu cyane. Bagufitiye inkoko, bagufitiye inkwavu, bagufitiye ibiki, abakunda agasembuye ubwabareyo, bakunda ibinyobwa birimo Skol nk'umufatanyabikorwa wabo, ni ukunyarukira aho ngaho kuri Green Corner, hanyuma bakabakirana yombi. Hitimana kuri uwa gatanu. Banyamakuru ba Radio DC rwose nta ginotse nyuma y'match ya Kiyovu, ntabwo tuzataha nyine, tuzajya kugorobereza tujye gushaka izo nkoko, ayo mafi n'ibindi bitandukanye. Ni munyarukira aho ngaho kuri Green Corner aho ngaho rwose ruguru iyo station. Kazungu kuri YouTube channel bari foto umuntu bitanye Mvukiye Juvenal presentation. Amagambo ko muno bayakaze. Kana amagambo nayo yateretse rwose. Amagambo yego bayakaze. Juvenal yavuze ngo ko mubakubuye hakiri kare. Yavugaga abareyo bari gukubu. Yavugaga abareyo, yavugaga abayovu ati ko mubakubuye abareyo. Ko mukubuye abareyo. Kuri Kiyovu Sport rero tunayinjamo kugira ngo tubiuze na Murero, ubwo baragenda bahinduranya amafoto bareterekeye ni hiya Minani Hemedi no kuri account ya Kiyovu ariyo bateretseho. Kiyovu Sport irakora imyitozo saa 12 kuri stade ya Kigali Nyamirambo, nta mufana wemerewe kwinjiramo. Kiyovu Sport camp yabizabera ku Gitego, barayitangira uyu munsi, bo barakorera ku camp kuri ku Gitego hano i Remera, n'ubundi abasanzwe bakorera. Kiyovu Sport abanyi bose barahari, yaba ba Abeti, Erisa Sekisambo, barimo bashimira bana Ismail Pichu wari ufite akabazo ariko ngo ameze neza. Hanyuma ikindi umuntu yavuga muri Kiyovu Sport namenye nuko prime yagejejwe ku bihumbi hagati ya 500 na 600 buri mukino utsinda iyi match, kugira ngo mve ko match yaremereye. Bemera amafaranga ataba umukinnyi umwe Kiyovu gutsinda iyi match bihagaze ibihumbi 500, hagati ngo ya 500 na 600 niyo makuru namenye nakuye mu buyobozi bwa Kiyovu. Uyu munsi hari inama ya board ya Kiyovu Sport ibuterane ku mugoroba, ikigamijwe no gutegura match yariyo. Nta kintu bavugana muri yana. Ubu tuvugana Rayon Sport hashojwe inama ya bamwe mu bantu b'inkorokoro muri Rayon, barimo ba Prosperi, barimo ba Haji Kanyabugabo, barimo ba uyu nguyu nyiri Tamutamu Kamari, barimo ba donke babantu twabonye b'ingenzi president yagiye ahura nabo, barimo gutegura match yari mu rwego rutabaho. Ubuyobozi bwa Rayon bwarangizanyije n'umutoza wa Rayon Sport ejo hashize. Ubundi ikibazo aho kiri bamugani iyi Kiyovu benshi bavuga ati ni ya Juvenal, ubwo turacyari hanze niturinjira mu kibuga. Kiyovu ya Juvenal ni gute ishobora Rayon Sport y'abantu benshi, niho mbona y'abacuruzi benshi byaremereye, kuko uko byamera kose bahise no ku kibuga bande bamatici abayobozi barigiye message. Birashoboka birashoboka siga kantu birashoboka. Icyo namenye mu Bugesera ngo Kabwiri ngo arambye ati Kabwiri yamaze guterekaho tentire. Kabwiri n'uzakina baje mu myitozo. Kabwiri n'uzakina nibyo match yaremereye. Ngo bakire twari tukiri kuri Kiyovu, hari inama ya body yowe na Kayumba. Juvenal arongera atsinda abacuruzi ba Rayon Sport bose. Angana kuri Kayumba ifite abacuruzi benshi, ifite abafana hafi benshi. Umuntu umwe uwo bita Forodware narayinkubitanye nawe ni umwe icyo bita utudrede duto muzatubona kugira ngo ubone ko iyi match yaremereye. Ubundi match iremereye irangwa n'ibintu nka bitatu. Ikintu cya mbere irangwa n'imifanire idasanzwe n'ubwinshi bw'abafana. Icya kabiri ikarangwa na prime iremereye ku makipe yose. Icya gatatu ikarangwa n'uburyo amakipe asurwa buri segonda n'abayobozi b'ingeri zitandukanye. Ikindi ku bakinnyi cyihariye ni inyogosho zitandukanye, drede, tentire zo ku munsi nyirizina. Donc ni match, ni ubukwe Kazuba. Urabona uburyo ubukwe butegurwa. Ubukwe burategurwa ku mpande z'umugeni n'umukwe hose baba bashyashyanye. Nahuye n'umuntu bita Forodware nimugoroba, yashyizeho icyo bita drede, buno budrede butoya cyane mu bantu bita Mukoko Benoit mu Mavubi adufasha kujya muri Kane. Hari ubudrede yagiraga sinzabwibagirwa buto cyane bugufi, nibwo umuntu bita Forodware afite. Ramadan Kabwiri yatewe tentire, babyumva uburyo match iremeye.
Abedi ngo ntagihindutse arashyiraho derede zimwe za marehemu Rak Philippe Dube afungira inyuma shinya aciye aremere Kazungu hari izo Sefu yigeze kwambara abareba muziduru yari yiteguye match ya penalty aragenda ajya muri salo bamufungiraho ibintu bazifungira inyuma ari uruntu runini kamba na roho match iranangarayo barayitsinda nyuma yabo baravuga bati kuraho ati zo nizo zaduteje iki bashyireho count ya Kiyovu Sport kuri account ya Kiyovu. So kuri Kiyovu rero barava mu nama ya board berekeza mu myitozo, nta bafana bemerewe kugerayo. Amakuru namenye kugera kuri iyi segonda nuko Juvenal Steel n'abanyamakuru bafata umushumbe ntibyemewe, nta muntu wemerewe kuhakandagira. Hemedo umuvugizi yabivuze, twabitangaje hakiri kare, ubwo abakandagira ntibari bwemererwe. Ni amakuru twahawe na ba nyiri bwite. Ni amatara bari bukorero kubera ko aribo bazakorera ku mata, barakorera ku matara. Ejo Kiyovu izakora mu gitondo kandi bazakora decrassage, ntibazakora imyitozo. Bivuze ngo imyitozo y'ejo Rayon Sport nishobora kuzakorera journal saa 12 ku munsi w'ejo kwitara nibikenera kuko je numva ko icyo kitahuruza Rayon Sport ni synthetique, ni ikibuga basanzwe bakinaho shampiyona wayakoreraho Kazungu. Bitimo urumva atari byo bagana ijuru eri nayo wakoreraho Kazungu turungo bashyizemo nyogosho. Barakubwira amaticha arambwiye ngo bafite umukwaferi uri bujye gukorera abakinnyi bariyo bose muri lokale, ntawe berewe gusohoka.